hanyuma gihe kuri n'ibikapu bigenze ararira sarariri nasoka nageza vanga atusari mu nsuzu nimwe mu nsuzu gusiza imbobo zose zinjira muri ubona urenga hariya nibure mama baye ndi nyoko wakubyaye ihangane Jangan boleh ni motor. Zam. Ni nak boleh. Boleh, sibyo. Ihangane kibondo. Ibyo tubwira byagenze kau tubwira byagenze. Nyina kuzimama afashe ibikapu byanjye arabisohora. Oya. Arabisohora se tusoza kwiruka. Yarakwanga. Naho tubwira komeza byagenze gute. Ngiye kumara zanga uri umukobwa naguze ikinanya nziza. None sande ndi kuvugana wa musore kubanga. Nejo undi yaranize aracira no mu maso. Umupfikize. Ngo singanye mvugana n'uramuhungu. Hanyuma se wabana n'umuntu mumaze mutavugana. Ndabizi se. Yarimo kumbwira ngo sinzajya kumuvugisha ngo n'umugabo wiwe. Kanakumva. None se oya. Mushingiye. Ese mabyo byose bibuka ukabimenya. Kumenya kumbwira. Nese ngira ntabyo ndabizi mwana wa ntabyo. Ntabyo nzi rwose. None se akazi ukora mushiki wawe ntabwo yagakora. Aho umwana amariye kugeza ubu n'amasuku abera hano kwameze. Ubona ibiryo tubyuko byabimeze. Sinzi kabutindi yateye umwana wacu. Hanyuma se ngo nizongeye kumuvugisha ngo nzamuvugisha ngazanyica. Rero undi yamenye amazi nsanze mu gikoni. Uyese kuki utambwiza? Ariko kaje kigize iki? Ngura n'umugabo wewe ngo hano hose ngo barabizi ngo n'abaturage bose barabizi ngo n'umukobwa ujye umureba hano hose. Ariko mama uzi ko yagiye kumubera umubyeyi ajya mukuru. Imyitwarire afite ntabwo nakwishimira kurana nawe. None se yaba ari umugabo we yamushakiye hano. Hanyuma se wowe ukunda na Lucas byo muri gupfumura. Oya nuko ari kumbwira ngo reka mfashe imirimo nkamubwira ngo oya uriya yarangiza akazi akambwira ngo ibintu byangiye ngo ntabwo arimo kuvugana ngo n'uramuhungu ngo n'uguteka byonyine. Nakumva. Kuko ubundi mbaye twari simba muri urugo. None se ngewe mwana wanjye ko mbana ibyo ngibyo ndabizi. Mama sigirirwa. Akugu karobye kaza mana ngire nti mana guhereza ikimana ibyo. Nibyo twiberamo. Urumva? Ubujura zaturusha umutekano. Nteze umutekano mu kigwangi. Oya ntujye kurwana na mushiki wawe. Ujye kurwana na mushiki wawe ndamuganiriza. Wenda kici. Ariko rero oya nasubire mu nzu. Sibyo? Zama. Akira subiza igikapu mu nzu. Niba yambwiye muranga amafaranga ngo bazamo ngo nigende ibyo nakoze ngo birahaye. Akira kujyana mu cyumba cyawe. Oya uhumura amafaranga we bazayaguha kandi gabanya tugambo nawe. Genda. Nahantu ushobora kujya bose n'umwana mwiza kuva kera. Hanyuma gihe umbabarire kugira mushiki wanjye ihanganye kubikurikirana ndamuganiriza kandi ndaganira na Lucas mu bikibazo bya hagati yanyu muri babiri. Ihangane ukomeza kurira. Komeza akazi neza. Umuganiriza nanjye ndaganiriza Lucas. Nigejejeyo. Genda. Yo wumva utuje uwe. Ba muri ibyo genda kuri ibintu biri muri buto ntabwo bimaze. Uzaba paka kandi genda upfa kureba ibintu binyuze hariya ku muryango w'inyuma. Ihangane. Ceceka urumva? Uriya uyu ni imfura yanjye nubwo nari ntarabikubwira. Arabikemura. Sibyo? Baramugana icyo ntabwo ko giye mu nzu she. Ntabwo tugiye mu nzu mwana. Ihangane kibombe cecekera kibombe cyawe. Ntabwo kuvuga ntabwo kubyarana. Oya ntumuzarwara niwe da. Kumugara si ibyago biba mu muryango. Kumugara n'uburwayi nk'ubu. Niko. Niko wakinwe wa. Jewe. Wakoze neza. Ngira ikintu tutwara yakukuza. Turaje kuva muri ubu rugo. Ngira ntabwo. Uri iki mu rugo? Uri iki? Washuje kuza kuko. Kuza.
wagenda cyangwa wakujugunya ndakora nkagenda nkakujugunya muri Nyabarongo reka kujya bimbwire wakire uri igiteramana kuva nakubona ntabwo ndaseka kuva wajyana urugo ntabwo urugo rwagiye rwagira umutekano barateka ibiryo bikameneka kubera wowe ndagenda ngasitara Ngice cyangwa muri iki? Ubu ngubu icyo ngiye kugukora none aha ngaha wakohoza umwuka ntarangiza Jari we wakoze neza wumva ubu ikigenderewe nimpava ntakwishe ubwawe wiyice kwiyice utangaho kavumirwa wiyicaho kiyahura bahumwe we kutangwa batazangwa nige wakwisho uzakwe kubanje kutangwaho kabukugira Zamu weza Zamu vayo hano habaye iki uko kimeze fati ingufuri uhita ufunga ahangaha wumvise hari urufunguzo bituje mu tuwarete telefone ahangaha none se habaye borewe cenga none se ni iki ndimo kwibaza mwese mwana uri seriye koko uri seriye ko biba ari byo nyine kumva ibintu byo gutangaza kuri televiziyo y'igihugu ntabwo byaba atari byo kandi ziriya mana nyagasani ariko ntabwo nababwiye ngo we vava ngaho hano izi mbwa rero za hano zimeze nk'abantu bo muri uru rugo nazo ntabwo zigira disipurine buriya kaba karimo kumviriza nyamagabe urebe imbwa za hano zimeze nk'abantu mbese rekana na ziriya mbwa mbese icyo ndimo kwibaza nkeka yuko ibi bintu nimba hajemo amarushanwa haba harimo n'amafaranga amafaranga bari ariko ikibazo ni ibyo kwibaza iyo dufaranga twamenye n'ifitiye twujuje natwujuje mu wanjye kumva ngiye kubona ko amara arwaye ameze nabi hanyuma ubu nta mafaranga afite nta bundi buryo se wabikoramo uzi kamwereka n'ubundi ibintu byose ni ubufashanye kandi bikaterwa n'ubwumvikane nimba n'amafaranga ufite hano mfite 10,000 wenda mu gihe nagufasha aba mugurijeho nawe wazarahembwa wenda ukamukiza ariko tukareba ukuntu umwana twamukura muri ibi kuko ntabwo ngiye mushimisha kuba arimo hariya tuteze bagiye biteze ubundi bari bamwiciye hariya nyine biramubaza kandi ashobora no kugira n'amahirwe ugasanga abazungu baramwikundiye dore ko n'ubundi basa abazungu oya nibyo nzoye ubugira ngo ubundi aramutse ariko muri abazungu rero bamutandukanyije ntawe rero numva icyiza wenda nuko tumufashe yibonere mu mahirwe nubwo wenda atanatwitura ariko natwe tukagira icyo tumumariye mu buzima mbese natwe tumere nk'abangaba ariko kondisi imwe ndagusabye mukecuru ntazabimenya songera urumva natuma bimenya nanje kubona umukecuru kunamwe nubwo hari igihe aba yigira umwana mwiza undi mundi akanikirwa cyakoze yagukunze niho hantu honyine urira nta rukundo rw'uriya mukecuru njye nawe nabona kuva uriya mwana yavuka uru rugo nyine ruzi nabanaga na bosi twenyine aba bose bagiye baza badusanga urumva ubwo abantu bose bo mu rugo ngenda bazi rero nta kuntu uno mwana akivuka yahise aba icyorezo aba ikibazo muri uru rugo
uriya mukecuru aramwanga, ari se aramwanga, ari mushiki ubu gusa ubu namwita nde? Mushiki wa se aramwanga, mbese nyina baramwanga, ari uriya mwana ari nyina ntaho bafite bagira uko. Reka mbese ubundi nyina ko uraheruka kumubona hari icyumba njya mbona gihora gifunze. nta makuru ufite, nyina bamuvuye mu mugongo. Abantu muri ubu ngubu ahubwo witwararike ntibajya bavuga utuze kuko nuturomboka uzamera ababyeyi bacu ubushize. Umukobwa we aba amufungirana ari nyina afungiranwa hariya bose bameze ko kandi dore ko umuntu ubona ari n'abarozi. Uzi ko muheruka umunsi nigeze guteka nibwo nawushyiriye ibintu ngo mwize w'ikizungerezi. Kuva hano wagera hano umubona kangahe? Inshuro hari n'inshuro njye kumukora oya hari n'inshuro cyakoze nigeze kumubona ari kuvugana n'uwo mukecuru bari gutongana nabwo muri koridoro. Naho bahurira kwa Sirasi ejo bundi njyeyo bambaza amakuru neza, dore ko umugabo wanjye wananiye nari ngiye kuvuga nibuka yuko nta muntu wo hanze ubizi. Gusa icyo nakubwiye ntazagira umuntu ubimenya, njyewe nzagufasha tubifashanye turebe ko n'umwana twamukura hano. Kwanza abantu mureke gusa ugiye kwibona dore bari bamafungiye ngo nyine n'urugo mureke mbere ko ari ikintu twakora. icyo ngo n'ingaruka z'isi yanduye kumugara si impanuka gusa, kumugara si ibyago biba mu muryango, kumugara ni uburwayi nk'ubundi, n'ingaruka z'isi yanduye. Ihorere mwana wamugaye, horaho ufite ubwo bumuga, ihorere njye nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere. Muraho mukecuru, amahoro. Ubu nageze i Kigali, nari ngezeyo ariko wumva ngo ibintu byose byadegereye byanze, mu rugo ibibazo byabaye ibibazo. Inka y'iwacu yapfuye, none nanjye amafaranga nari mfite yose nta namwe nsigaranye, kandi mu rugo bararwaye. Urumva rero mfite ikibazo gikomeye cyane kandi ndimo kwibaza ubu si ubu ndabigenza neza, ubu ndarinda mbagera iruhande. Nararujugunye mu musarani, ubu ngubu banamaze no kurugiriraho byaranarangiye. Nanjye nadanangiye yindi. Uze kureba nanjye naradanangiye mfata n'ingufuri nkubitaho, ubu nta nubwo ashobora no kunyeganyega cyangwa ngo abashe no kuba yafungura.
njye ndi umuntu w'umugabo cyane buriya njyewe wica umuntu ambwiye kandi iwacu barambwiye ngo ujye wubaha abakuru ubu ngubu ntugire ikibazo pe azahamamo nta n'aho azajya usibye Nyagasani nako na Nyagasani nubwo namukunda cyane ni ukuri none se wanyohereje ibihumbi 10 sawa ntacyo ndebera sawa Gentlemen, welcome here in this competition. So I'm going to be MC of this event. My name is Anita Ushimimana. Bahaye ikaze cyane muri Sanganga muri competition yacu uyu munsi. So ubu ngubu ngiye kubereka abantu turi kumwe hano kuri iyi pano yacu. Bagiye kubibwira akumwe ko muhawe ikaze hano cyane, sibyo? Kandi mugaragaze mood, murabizi ko mwaje muri competition birasaba yuko mugomba kuba mumeze neza, sibyo? Abantu turi kumwe hano rero uyu munsi abajaji bacu bagiye kubibwira tugiye guhera ahangaha. Hello, good morning. My name is Ezra Kashire. I'm a celebrity. Ndatekereza mwamwumvise amazina yiwe. Mugaragaze moda ariko murakonje kandi ntabwo yibuze gukunda. Hamjambo. Naitwa Sandra. Natokea Ukavu. Mimi ndio nimeanzisha kitabu. Nimesikia vizuri. Asante. Kwa wale tumva Igiswahili avuze ko yitwa Sandra akomoka Bukavu, niwe nyiri iyi competition hano. Niwe boss wanyu. Muri kubyumva? Twakomeje. Morning everybody. My name is Cheshwana Jamali. I am a judge. Thank you. Nawe ni umujaji tutaza kubana nawe. Twakomeje. Nawe ni umujaji wacu uyu munsi. Hello. My name is Aisha Kesobo. I'm judge. So nkuko nabibabwiye rero ahangaha turi kumwe na nyiri iri rushanwa twajemo uyu munsi, giye kumuhereza umwanya atubwire byinshi kuri iri rushanwa nkuko twaje ahangaha uyu munsi. Mutega amatwi nkuko muri hano murabizi ko muri competition, sibyo? Tugiye kumuha umwanya kandi mutuze mwumve neza impamvu muri hano. So we are going to explain more about this competition. Okay, merci. Naona mnafanana vizuri kabisa. Mnaangaa. Sasa nimewaambia kwa mwanzo nimetokea Bukavu. Ndababwira ko mvuye muri Kongo aho bita Bukavu. Ikinyarwanda ni gike ariko turagerageza. Nimeanzisha hiki kitendo kwa sababu nawapenda sana watu. Ndakunda cyane abantu. Nimeanzisha hiki kitendo sana sana kwa watu wako na shida, wamezaliwa kama si nindagerageza kuvuga mu Kinyarwanda gike sikijue bien, mimi ndaendelea kusema polepole Kinyarwanda. Haiko vile
ku wantu bavukanye kibazo cy'uburwayi bw'ubumuga, yego njo benye mimi napenda sana, njo nilianzisha kitendo juu ya wale sana. Mko mnasikia bien? Nilianzisha kitendo juu ya wale sana abafite uburwayi bw'ubumuga, yego muranumvishe? Okay. Muko hapa juu batu ba mingi banakamataka banapatia batu valeur, batu benye biko manake na anaona mtu iko na sura ya mzuri, anaona mtu iko na po ya bien, anasema huyu ifonjo ni mtie kukamere me anasabu kama piko na wengine benye biko nyuma, benye bashatia nyuma ya wengine, bale benye bashazaliwa na habapendi, manake nao balizaliwa vile, habakukuwa banayo kama batazaliwa vile. Muranyumva neza? Ndavuga abantu bamwe na bamwe bagafata umushinga wa kuvuga firme au ibindi bigiye bitandukanye, ugasanga barafashe abantu bagaragara babandi bashobora kuba bafite n'impano, lakini banabatia nyuma ya wengine. Bale njo mimi napenda leo baonekane hapa. Mko mnasikia bien? Malaki bale njo mimi napenda bakwe baonekane hapa. Juu unaweza kutana ule mtu unatia nyuma, ule mtu njo nyeko na nguvu sana kuzidia bale benye mulitia mbele. Mulimo muranyo? Gake nago Kinyarwanda ngiza liko ndagerageza. Abo ngabo bafite uburwayi bw'ubumuga, bamwe na bamwe mubashira inyuma y'abandi. Muko mnanisikia? Bale benye munatia nyuma ndio benye leo muko hapa kwa juu ya bale. Ndio nyinyi wote muko hapa kwa juu, kila mtu aoneshe nguvu yake, kama utaimba, kama utaandika, kama nini, siyuwe kenye kinakuleta hapa wewe. Wewe ndio unayo nyuko hapa. Haiko vile. Mimi siyuwe. Mimi sasa nyinyi wote mtajionesha hapa. Na hapa ndio kazi yao hapa benye hapa. Kazi yao hapa benye wanekala hapa ni kuonesha kenye utajionesha hapa mbele. Na ndio kenye tutaandika hapa.